sabato nziza umunezero. Reka rero dushime Imana muri uyu mugoroba. Imana yacu idukunda cyane, yanjyanye amahoro ikangarura ndi. Imana ihabwa icyubahiro. Bampaye inasho ngo ningera hano ngo mbasuhuze. Haleluya. Abazakiriye ngo bari bazi ko ngiye kuba icyumweru ariko byanze. Byanyeje bite? Byanze. Nababwiye ngo impanga ntizitandukanye. Nabo babyemeye. Nabo bagenje bati babyemeye kandi barambwira ati hari umurimo, ibintu birahari, ibintu bigenda bite? Birahari. Ndetse bizahava ryari? Bati birahari. Barasabwa gusenga rero ngo bikire. Haleluya. Ngo bigende bite? Icyigisho tugiye kwiga ni mu minota mike cyane. Dufite umutwe uvuga ngo ntukahukane n'uwo mwashakanye. Ntukagende ute? Ntukahukane. Matayo 19 abafarisayo baraje ngo bagerageza Yesu. Yesu arangije arababwira ati umuntu azabya asiga se na nyina ajya kubana n'umugore w'akaramata, bombi baba umubiri ugahe? Umwe. Icyo cyatumye rero Yesu ababwira ngo icyo Imana yateranije ntihakagire umuntu ugenda ugitandukanya. Niba tuvuye iwacu tugasezerana ko tuzabana, tukajya kubihamya imbere y'amategeko ya leta dutuyemo, tukabihamya imbere ya pasitoro n'abahamya bangana gutya, bakadusabira umugisha. Bibiliya iravuga ngo iryo sezerano ntirikuka. Uko musezeranye mu isi niko n'Imana ibisinyaho. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo ntukahukane rero. Ingorane zose uzahurira nazo mu rugo ujye usenga. Haleluya. Uhamagara Imana ibwira uti Imana, kwa ahantu ntagizanye ni wowe wamumpaye, twabonye kare ngo ako niko hawe, ngwino. Haleluya. Ngwino ariko ubundi hari umugore wasenze yahuye n'ikibazo aragenda atariko ba ubwo wicaye mu ijuru ubwo ko nasoni ntitumanuka kuri iyo ntebe use. Mwadukeneye kubwira Imana nk'inshuti yacu. Arongera ati koko ngwino. Erega manuka. Ubwo wicayeho mu ijuru ugira ute? Mu kanya gato yaramanutse. Ikibazo yari afite kigenda gute? Kirakemuka mu izina rya Yesu. Jya uyihamagara muri ibyo, maze zigufasha aho hantu. Hashobora kuba ari habi, hashobora kuba hari ibibazo, ariko Yesu arabizi. Nta kibazo Imana itagenjete itakizi. Hano rero ku ipaje ya 60 mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo hari amagambo akomeye ngiye kuhasoma. Hari amagambo avuga ngo namwe bagabo nuko mubana n'abagore banyu nerekana ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe. Haleluya. Kugira ngo amasengesho y'abagabo ye kugira inkomyi, kugira ngo amasengesho y'umugabo agere ku Mana, nuko akunda umugore akamwubaha. None iyo apfukamye agasengera umuryango, Imana irumva. Haleluya. Umugore yoroshye kurusha umugabo. Umugabo arakomeye, ariko kubera iyi si n'ibibazo duhurira nabyo, Imana nayo ishaka ko abagore bakomera. Haleluya. Kamenya guhangana n'ibibazo udashakuje, kamenya guhangana n'ibibazo utavugije induru, ahubwo ukayoboka amavi ugahamagara Imana. Abagabo rero bararekirwa gukunda abagore no kububaha. Bagabo rero mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akabyitangira. Haleluya. Ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo aryishyire ridafite ikizinga. Uko niko abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda. Haleluya. Mbifurije gukunda abagore banyu muri mugoroba. Niba nta gatunda waherukaga kumuha uyu munsi sabato nirangire ukagure. Haleluya. Maso mujyane mu cyumba umwicaje, tumva ngwino wumve uko Imana igira neza. Haleluya. Niba utaherukaga kumuha akaboko ku gati uyu munsi uruvugurure. Haleluya. Mukeneye kuvugurura urukundo. Abagore nabo ntabwo ari twe dusigara inyuma, ukeneye kuvugurura urukundo rwa Sheriwa. Hari ibyarwangije, hari ibyabikongesheje, hari ibya bindi byajemo biragenda birarwumisha. Ukeneye gushaka akantu kavugurura urukundo. Ntabwo urukundo rufa kwivugurura, oya, ari udukorwa twiza. Umva, mukeneye gutanga keya. Haleluya. Ariko wari uzi ko n'iseko nziza iryoha, wari uzi ko n'indero nziza iryoha, ariko Mana we ayo maso yawe siga ukanuka nyagira igikoko.
iriri abandi babatwara kubera iki sibyo akagenda akamuterekera amaso akavuga neza akayihigamo n'ubwo ari umunyabyaha kugira ngo amwihere ikofe nyine ariko wowe wamwiyeguriye yagusinyiye kakujyana akaguteka muri neza tubatse ukayakanura mbega kuriro ayo maso meza ntuyatereke ayo menyo meza ntubiyoze ngo useke ubuse ko museke ariko wasanga aramutuye yewe ntamukiye nta n'inyinya ariko nta n'inyinya mwabikuye he ukeneye gusekera umugabo wawe akishima haleluya ukeneye kumuhobera kuki wawe yahobera abandi ariko amaboko we ntuyafite akinjira ukagira ngo ni n'imbwa yinjiye ariko ukeneye kumusanga nk'umwami haleluya ukamenya ko yagenda ate yinjiye wagera mu rugo mbere yo kubaza ibintu ukabaza umutware wawe ese papa arahari w'abana papa wanyu arahari nicyo kintu cya mbere yageze mu rugo mbaza papa wanyu arihe ko ntamureba arihe bakambwira nkamenya ibyo ibirimo naho yagiye n'ibyo ari gukora ni gute wagera mu rugo ntubanze sheri wawe ko ahari ni gute wagera mu rugo ufite telefone n'umu hari n'abagira telefone ntibahamagare nyamara Imana yarabyoroheje iduha ikoranabuhanga ukeneye kumuhamagara hari n'abagabo batajya bahamagara abagore babo n'iki ahubwo bakabuza abandi bagore amahoro babahamagara ugasanga babamazemo amagambo bakinjira mu rugo batakibashije kuvuga bakajya mu buriri nk'abantu bumagaye batakigira ijambo nugera mu rugo ujya uvuga haleluya akubwo wabura n'agasito ruheraho kugira ngo uvugishe wawe ko wabura n'utuntu uheraho n'udukuru wabonye uwanyewerera yavuye iyo yose araza akica akambwira ibyo yahuye na akambwira aruhuka tumbwiye twose ariko tugakundana koko erega mukeneye gukundana mukundane haleluya ngo Uwiteka aravuga ngo mukundane rero abagabo rero bakeneye gukunda abagore babo ngukunda umugore we aba yikunda nicyo gituma rero umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe itegeko ry'Imana ritegeka umugabo n'umugore kubana akaramata haleluya itegeko ry'Imana ritegeka umugabo n'umugore kubana iki akaramata rwose bakibanira bagakundana kandi twabonye ngo iyo biryamiye barasusurukira haleluya bagenda bati isi barasusurukira ariko ngo yacyamye wenyine arigoragura akagira ati akihindukiza akumva hano biramurya akongera akagarukana hano agakura ibiringiti akagira atya uko imbeho ibageze ariko iyo mwiryamiye mukundana murasusurukirwa Imana rero itegeka ko mugomba kubana akaramata ni ukuvuga ko buri wese akwiye kubahiriza inshingano ahabwa n'Imana ni ukuvuga ngo yakubera mubi musubiremo yaba ubana n'ubumuga yaba ubana n'uburwayi ugomba kubyihanganira ukabana nawe akaramata itegeko ry'Imana ritegeka umugabo n'umugore kubana akaramata iyo habayeho gutandukana icyo kizamini kiba kibatsinze wamutsinze mwamugenda gute ni ukuvuga ngo uko byagenda kose intambara yakubaho ibibazo byavuka ibyo kamere yazana niyo wamufata sambara ntacyo byagutwara mu izina rya Yesu byakugira gute ubuzima nabo yireba mu bihuru no mu maroji nibanga si benshi Imana igihinduka Imana ishaka kuzamura ubwenge bw'umwana wayo ikamugeza ku bwenge bwayo ku buryo uzajya ureba ibyo abantu bakora ntibiguhungabanye ntibigukure mu rukundo ntibitume uhahamuka abantu benshi bareba ibintu bagahahamuka akikorera amaboko akarira nk'umwana ariko uwo Yesu yatuye arabireba akabisuzugura byakugira gute use ko dukora ibyaha ntitugenda Mana babari Mana ngende ute n'udatinyutse gusaba imbabazi Imana iramwica nimureka ikamurindiriza nk'aya materaniro ngo azaze yumve yige dukeneye gukomera mu bwonko tugahangana n'ibihe turimo gakomera mu bitekerezo ukiyakira haleluya Yesu aguha gusuzugura ibigeragezo Yesu aguha gukandagira ibyo bintu bije kukuvanga nibishaka bituruke ku mwana shaka bituruke ku mugabo
bishaka bituruke hanze ku baturanyi Yesu abigenda hejuru. Haleluya. Rero ngo nta kintu gishobora kugutandukanya. Ubundi abagabo n'abana beza, abagabo baroroha. Iyo ukomeye umugore ukiyakira ukabibwira Imana ikagukomeza, umugabo ntibitinda gukira. Umugabo ntatinda kugenda gute, akira vuba cyane, akira vuba cyane. Imana ibafashe rero mubana akaramata. Haleluya. Kandi mukundane, mugende gute, rero mugende muvugurura urukundo. Aba bandi bari baratsindagiyemo ibintu mu gitanda ubijugunye, barahatsindagiyemo supanete n'ibiri itakegerana. Hari ababirangije bagiye mu byumba nk'ibyiriya tuzakigana nuko bwije. Hari abandi bahukanye barabirangiza. Oya, Imana nishaka kubaka rira amaguru, irashaka gukomera kandi ugahagana n'ibigeragezo kandi ukanesha. Imana igufashe gukunda uwo washatse, mwibanira akaramata, mwibere nk'utwana tw'uduhinja mu gituza cy'umugabo wawe n'umugore wawe. Kandi abadafite Yesu bafite, abadafite abagabo kuri uyu mubiri bafite Yesu. Haleluya. Ngo ni umugabo w'abapfakazi, ni umuhumuriza w'imfubyi n'abapfakazi. Uwo ni we mugabo mbatuye kandi yarabisinyiye. Siga imfubyi zawe zazirera. Haleluya. Nawe ngo ntukavuze induru nk'utamufite. Muri Mika igice cya 4 niho havuga ngo 24 ngo kutuvuze induru umwami wawe yarapfuye. Umwami wawe yarapfuye, niwe mugabo ngo w'abapfakazi. Genda umupfumbate. Haleluya. Genda umuhamagara uti indahiranyishe, manuka uze hano, umaze utore indirimbo usenge, uzaryama wumva Yesu muri kumwe. Maze uruhuke umutima. Imana ibafashe kandi bahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.